Mbahaye ikaze rero mwese mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ku cyo bita Pathfinder Bible Experience. Ni porogaramu cyangwa se ni gahunda iba mu majyaruguru, muri diviziyo y'amajyaruguru ya Amerika, cyane cyane mu cyiciro cy'urubyiruko rw'abadventiste umunsi wa karindwi, abo bita abajiya cyangwa se jiya, Jeunesse Adventiste mu Gifaransa cyangwa se mu Cyongereza Adventist Youth. Nuko mu byumva rero twatangije korali cyangwa se groupe y'abajiya ya Nyakigando, aho baririmba ati nta hantu heza nabonye nko kuba mu cyiciro cy'urubyiruko rw'abadventiste b'umunsi wa karindwi. Ese iyi Pathfinder Bible Experience isobanuye iki cyangwa se ishatse kuvuga iki? Iyi ni gahunda iri mu itorero ry'abadventiste b'umunsi wa karindwi, hose aho abajiya biga bibiliya, cyane cyane abarondabukanda, aba Pathfinders, cyane cyane batoya, abana batoya biga ibyanditswe byera bagafata mu mutwe. Ni gahunda rero iba buri mwaka, aho division cyangwa se union cyangwa se areas bategura ibizamini bagahereza abana batoya cyangwa se aba Pathfinders bakunze kwambara kaki ndetse n'ijipo y'umukara cyangwa se y'icyatsi kibisi. Abo bantu nibo bategurirwa bino bizamini, na nibo bitabwaho cyane kuko aba ari amajyambere y'itorero kandi aribo bafite itorero ry'ejo hazaza. Niyo mpamvu rero babitaho cyane bakiga bibiliya muri gahunda ya Badventiste umunsi wa karindwi, binyuriye mu cyiciro cy'urubyiruko rw'abadventiste umunsi wa karindwi. Mu majyaruguru rero ya Amerika cyangwa se muri diviziyo y'amajyaruguru ya Amerika, aba Pathfinders nabo bagira iyi gahunda ya buri mwaka, aho abayobozi bakuru babategurira ibizamini ndetse bakabahereza n'igice cyangwa se igitabo muri bibiliya bagomba kwiga, maze bakazabazwamo ibibazo. Abatsinze rero barazamuka bakagera kuri finale, baba bafite ibihembo baba bateguriye mu buryo bwo kugira ngo babashimire buri muhati baba barashizemo ndetse n'ubushake bwo kwiga bibiliya. Murabizi nyine abana uba ugomba kubashimisha kugira ngo bagire umuhati wo kwiga ndetse no gukura basenga, basobanukirwa n'ijambo ry'Imana ndetse basobanukirwa n'ibyo baba barimo mu byo gushima ndetse no guhimbaza Imana kubw'ibyo yagiye ibakorera. Iyi ni gahunda rero yo kwiga bibiliya iba mu cyiciro cy'urubyiruko rw'abadventiste umunsi wa karindwi, iba buri mwaka, niho nababwiye. Noneho ugasanga buri club cyangwa se buri tsinda ryo kuri buri torero cyangwa se areas arahura, maze bagakora bino bizamini, cyane cyane ho buri club iba ifite abantu 6 batarengaho. Ntago bajya munsi cyangwa se ngo bazamuke, ugomba gushaka aba Pathfinders 6, kiretse ari nta ba Pathfinders mufite benshi bageze kuri 6, ariko iyo bahari itsinda riba rigomba kuba rifite abantu 6 kugira ngo bakore ibizamini. Ukuntu babikora rero, bicara mu itsinda ari 6, maze bakajya bababaza ikibazo cyo muri bibiliya. Haba hari umuntu ushinzwe kubaza, hakaba hari abajudge cyangwa se abacamanza cyangwa se abari butange amanota, ndetse hakaba hari na timekeeper, hakaba hariho n'abantu bari bwakire ibisubizo bya buri kibazo cyabajijwe. Baba bicaranye nabo rero, aho bita nk'abamenta, bakicarana nabo bana 6, maze mu masegonda, ni nka bya bindi twitaga karikire mentale, ukavuga mu mutwe igisubizo. Baricara rero muri iyo groupe y'abantu 6, maze utanga ikibazo akagitanga. Noneho kuko abari benshi, area club imwe ibiri ukwayo, indi ukwayo, noneho bose bakora ibibazo bimwe.
ubaza ikibazo arabaza, hanyuma abana baba bafite amasegonda bagomba gusubiza, cyane cyane ni nk'amasegonda 15 30 biterwa nayo bateguye abayobozi. Iyo rero amasegonda ashize ubwo ikibazo baba bakivuyeho, ugahita utanga igisubizo watanze ukagihereza wa menta cyangwa se wa timekeeper uri iruhande rwawe, nawe akabifata akabikosora. Yabona bitamworoheye, haba hari abacamanza cyangwa se aba judges urabibahereza bakareba niba koko wasubije neza, bakagenekereza bitewe n'ururimi wasubijemo, dore ko ururimi narwo aba ari rugari cyane, bityo ushobora kugikora ariko wakivuze mu rundi rurimi cyangwa se bivuze mu bundi buryo. Icyo gihe rero niba ari abajaji nibyo bitaho, maze rero bakareba koko nimba wabikoze neza. Iyo rero ni itsinda ry'abantu batandatu, abana bagomba kwicara mu itsinda ry'abantu batandatu, maze bagakora ibyo bibazo nk'uko babaza. Iyi gahunda rero babazwa mu isezerano rya kera cyangwa se isezerano rishya, biterwa n'igitabo babahaye cyangwa se n'ibitabo. Bashobora kuba bitatu, mugasoma wenda urugero, mugasoma nk'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, cyangwa se mugasoma nk'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, bakabaha nk'igice wenda nk'icya 20, cya 10, cya kangahe, biterwa n'icyo babahaye. Mukagenda mukagifata mu mutwe, mugafata n'ubusobanuro bwabyo, kuko hari igihe bakubajije ikibazo waba utarasobanukiwe neza ugasanga uratsinzwe. Usaba kugira ngo isomo wasomye nurangiza kurisoma ushiraho n'ubusobanuro, cyangwa se ushake n'abandi bayobozi bawe bagusobanurire uko rivuga, ndetse n'ubusobanuro bw'ibundi bwimbitse ku bintu utumvishije, kugira ngo noneho nujya gukora bakazana ikibazo gihuye na rya somo uzabone icyo usubiza. Ibi bintu rero nababwiye ko akenshi mu majyaruguru, muri diviziyo y'amajyaruguru ya Amerika, ahangaha cyo bita North American Division, bakunze kubikora cyane buri mwaka. Bagakora iyo gahunda y'ibizamini, abana bakabatoza kandi baca mu ma areas. Niyo mpamvu dufite ubwoko bwa Pathfinder Bible experience. Ni ibice bigera kuri bingahe, kuko babikora mu buryo butandukanye. Hari areas, hakaba division, hakaba union, ndetse na conference. Uko ari 4 cyangwa 5, ibyo byiciro byose aba bana bagomba kubicamo. Niyo mpamvu rero nk'uyu mwaka wa 2024 na kane warangiye, barabikoze. Noneho finale izaba mu kwa 4, muri uku kwezi kwa 4, kuri tariki ya 26 z'ukwa 4, kuva kuri 25 kugeza kuri 26 niho ibi bizamini bizafatwa bya finale. Pathfinder Bible experience ni finale, izaba mu kwa 4 kuva kuri tariki 25 ndetse na 26. Izabera muri Battle Creek muri Michigan. Rero maze kubabwira levels cyangwa se uko abana bagenda bakora ibizamini. Nababwiye division, babwira union, babwira conference, babwira areas aho itorero riba riri, ndetse yes, nibyo bice uko ari bingahe: 4: division, union, conference na area. Aho ngaho niho abana bakorerwa, bava kuri areas bakajya kuri conference, bakajya kuri union ndetse na division. Ubwo ni ibice bagenda bo. Iyo uvuye muri areas urakora ukazamuka ukajya muri conference, ubwo nabatsinze. None abatsinze bakazamuka union bagakora n'icya division. Ubwo division abari nkaho ari final, abari finale. Mbese mu yandi magambo, abatsinze uyu mwaka bagiye kuzakora finale
mu kwa kane tariki ya 25 ndetse na 26 babikorere muri Battle Creek MI cyangwa se Michigan. Cyane cyane bazakorera muri arena ya Kellogg Arena. Abashaka kuzajya bakoreba uko babikora bazajyaho rwose, kuko adresse wayibona no kuri platform yabo, kugira ngo uzajye kwihera ijisho uburyo abana bakora ibyo bizamini. Rero mu cyiciro cya jiya habamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'uko nababwiye. Ntago habamo iby'umwuka gusa cyangwa se ngo ubona karasisi gusa, oya, ahubwo bakora ibice bitatu, cyangwa bita nk'urugero harimo iby'umwuka, iby'ubwenge ndetse n'iby'umubiri, uburyo wakwitungira amagara mazima, uburyo wasoma ijambo ry'Imana nk'uko turi kubivuga muri Pathfinder Bible experience, hakazamo ndetse no kumenya iby'ubwenge, kumenya n'utuntu n'utundi, ubukorikori, utuntu twagutabara rimwe na rimwe mu gihe wenda bibaye ngombwa ko ugomba kudukoresha cyangwa se ugakoresha ibitekerezo byawe. Uba ugomba kuba uri umujiya nyine wiyadapta muri situation runaka cyangwa se wirwanaho mu gihe runaka wenda ikintu kigutunguye. Rero ni ibyo twiga muri jiya cyangwa se uru rubyiruko rwiga muri jiya, muri Jeunesse Adventiste cyangwa se Pathfinders experience. Reka rero mbashimire ko mwabanye nanjye, wenda ahari uko bucya bukira tuzajya dushiraho n'ibindi biganiro. Mwibutsa gukora subscribe ndetse na share kugira ngo dukomeze kubana, twagura umuryango, maze mubone byinshi muri iki cyiciro ndetse n'ibindi biganiro bindi tuzajya dushiraho. Reka mbashimire rero, Imana ikomeze kubana namwe aho muri hose. Ciao ciao.